yatangiye kwivugisha muri we ati nibyo koko, ibi ngibi nibyo ubuzima bwanjye buhindutse, noneho na barumuna banjye bakojeje isoni nanjye, aba barumuna banjye nabahaye ubuzima bwanjye none bari kumbwira ko mbakoze isoni. Amaso yaje kwerekeza ku gacupa ka insecticide, nuko arangije aragaterura atangiye gutekereza ati ese wanyweye uyu muti, ese ndamutse nyweye uyu muti ntabwo byose byarangira, ahangaha yashaka kwiyahura, ntabwo nazongera kugira ikimwaro ndetse nta n'inzara nazongera kugira, ndetse nta n'ubwo nazongera kumva mfite irungu. Yafashe wa muti asa nk'uwegereza ku munwa, yatangiye kurira. Ahangaha mu mutwe we yatangiye kuzenguruka, atangira kwibuka memories, yatangiye kwibuka mama ari guseka, atangira kwibuka ijwi rya papa we, atangira kwibuka ba barumuna be bakiri batoya, ariko nanone yatangiye kwibuka ya magambo papa yamubwiye bwa nyuma. Yaramubwiye ati uzite kuri barumuna bawe. Ahangaha umunsi wari watangiye nk'iyindi. Uyu mwana w'umukobwa bamwita Isoki, uyu mwana afite imyaka 18 y'ubukure. Uyu mwana yaramaze gukubura compound, amaze gukora amasuku nk'uko bisanzwe. Mama we bakundaga kwita mama Isosa yaramuhamagaye, aramubwira ati Isoke, njye na papa wawe turashaka kujya mu gatrip tugatembera. Ahangaha papa we yarafite imyaka igera kuri 60. Uyu mugabo yaramaze kwitegura. Uyu mugabo yari yatumiwe mu nama ya community mu kandi gace bari baturanye. Ahangaha rero yagombaga kujyana n'umugore we. Aha bari bafite imodoka, akamodoka ka Peugeot. Ko Isoko ubwo yitegerezaga papa we, avuga ati papa, ese mama muretseho gatoya, avuga ati waretse mama akabanza akaruhuka. Ko papa we arangiza asa nkaho adjusting ingofero ye, avuga ati mwana wanjye, nindamuka nagereyo igihe aba bakuru ba community bashobora kumbwira nabi cyane. Mama we yarari aho hafi, aramubwira ati Isoke, humura turaza kugaruka butarira. Aramubwira ati wite kuri barumuna bawe. Aha hari akandi kana k'agakobwa kitwa Ese, kari gafite imyaka 15. Karamubwira ati mama, nuramuka ugarutse ungurire puff. Kwanga mama we yarasetse. Aha hari undi mwana muto witwaga Osaso. Uyu mwana yari afite imyaka 8 yonyine. Yahise yirukanka ahobera papa we. Papa akakana agaterura agasoma ku gahanga. Kwarangije yerekeza amaso kuri wa mwana mukuru Isoke, aramubwira ati Isoke, wite kuri barumuna bawe. Aramubwira ati umenye ko ari we mukuru. Ngaha Isoke yarabyemeye, ariko Isoke ntabwo yarazi yuko aya magambo papa yari kumubwira yari yo magambo ya nyuma papa yaramubwiye. Ahangaha bigeze mu masaa 6, babana bari muri saro bari kureba filime, ndetse barimo basa nkaho bayigana. Bagiye bumva umuturanyi witwaga mama Rebeka aje yirukanka ndetse n'ubwoba bwinshi cyane. Yaje ahamagara ngo Isoke. Atangiye kumubwira ati ndabyumvise mana yanjye, ntabwo bishoboka, nabyumvise igeri cy'ababyeyi bawe. Isoke ati bimeze bite, bigenze bite? Muri ako kanya Isoke umutima wahise umusimbuka. Mama Rebeka ambwira byagenze bite? Bavuze ngo papa we na mama wawe bakoze impanuka mu muhanda bitwa Auchi. Muri ako kanya wa mwana witwa Ese yahise asakuza. Osaso yatangiye kurira. Aba bana ntabwo barimo babyumva neza. Umwana ati oya, ntabwo ari papa wanjye, ntabwo ari mama. Isoke yatangiye gusakuza cyane. Yahise yirukanka ndetse n'ibirenge. Yahise yirukanka akurikira umuhanda. Umwana yari kurira amarira menshi cyane. Abaturanyi baramwirukankanye baramufata ngo bamugarure. Nuko nyuma y'amasaha atari makeya, ukuri kwaje kumenyekana. Ababyeyi babo uko ari babiri bari bamaze kugenda, bari bamaze kwitaba Imana. Imodoka yabo yari yabuze feri, irangije ikora accident, bose uko ari babiri barapfa. Ahangaha rero mu gace kabo amakuru yarazengurutse yaramenyekana. Ababyeyi batangiye kurira. Babana rero uko bari basigaye ahangaha bari bamaze kuba imfubyi. Isoke yicaye hasi, umwana atangira kurira cyane. Ese yaje amufata ku rutugu. Ivi we yarari kurira bidasanzwe. Kakana gatoya Usasi nako kari kakomeje kumubaza ibibazo. Mama ari hehe? Papa ari hehe? Sinukubera iki batari kugaruka?
ubwo rero bahise bashyingura ababyeyi uko ari babiri. Aha ngaha hari abanyamuryango batandukanye babo, ndetse hari ba nyirarume babashije kuvuga amagambo menshi, batangira kuvuga ku byerekeye n'uburyo bagiye kwita kuri aba bana, ndetse abantezi babo nabo bari aha ngaha, ndetse ba promisinga batangira kuvuga yuko bagiye gufasha abana bakaba bari hafi yabo. Ariko nyuma y'ijambo rya nyuma bamaze gushyingura, aha ngaha nta muntu n'umwe wigeze usigara kuri uru rugo. Aha ngaha ahubwo hatangiye kugaragara za bills, amafagitire, amafaranga y'ishuri, ibyo kurya. Aha ngaha rero ya nzu ya wa mugabo w'umurege yahoze ibamo ibyishimo, ibamo uguseka, aha ngaha noneho ya nzu yarahindutse empty, nta kintu kirimo. Abana bararaga barira ijoro ryose, inzara yabishe. Wa mwana mukuru muri bo Isoke ntabwo yabasha gusinzira. Mu by'ukuri papa wabo nta kintu na kimwe yari yasize inyuma, ahubwo icyo yari yasize ni amadeni. Ku mugoroba umwe ubwo barumuna be bari basinziriye, Isoke yarasohotse yicara kuri varanda, nuko atangira kwitegereza inyenyeri. Ati se nyagasani, ibi bintu ndabikora gute? Mfite imyaka 18 yonyine, ese ni gute nzabarera? Yatangiye kwibuka papa we yamubwiye hanyuma aramubwira ati uzite kuri barumuna bawe. Aha ngaha rero amategeko yari yaramuhaye yahise ahinduka nk'aho ari chained, yahise ahinduka nk'aho ari iminyururu iziritse ku mutima we. Nuko icyumweru cyakurikiyeho Isoke yaje kugira kuraje, yaje gufata umwanzuro wo kuva aho ngaho akajya gushakisha ubufasha. Ahantu hambere yagiye ni ku mugabo bita Chief Adeyemi. Uyu mugabo Chief Adeyemi yari inshuti cyane ya hafi na papa we. Uno mugabo yabaga ahantu heza cyane, ndetse aba mu nzu nini. Umwana arakomanda ndetse n'ubwoba, kuko umuganda arafungura, aramubwira ati ndashaka kubonana na Chief. Aramubwira ati genda ubwire Chief yuko ari umukobwa w'umurege. Aha ngaha rero muri iyi nzu yari imeze nk'ubwami. Umugabo yari yicaye aha ngaha mu ntebe nziza cyane y'igiciro, arimo yinywera wine. Uwo mugabo yubuye amaso yitegereza akana k'agakobwa. Nuko umugabo ati Isoke. Aramubwira ati urasa neza cyane nka mama wawe akiri mutoya. None Isoke urashaka iki? Umwana n'ubwoba bwinshi yatangiye kumusobanurira buri kimwe cyose, atangiye kumubwira ibyerekeranye n'amafaranga y'ishuri. Chief asa nkaho yegukamo gake mu ntebe. Umugabo yarasetsemo, aramubwira ati inshuti yanjye urabizi, ubu buzima iyo umuntu aguhaye hari ikintu nawe agomba kwakira. Nshobora kugufasha, ariko nawe ugomba kumfasha. Ubu ngubu wabaye umugore umaze gukura, nshobora kugufungurira shop ndetse nkanishyurira amafaranga y'ishuri barumuna bawe, ariko rero nawe ugomba kuryamana nanjye. Muri ako kanya Isoke umutima waramusimbutse, yahise ahaguruka n'umujinya. Aramubwira ati nyakubahwa, uri inshuti ya papa wanjye, ni gute wakora ibyo bintu? Nuko umugabo wese amuvugiramo, aramubwira ati mukobwa muto, tekereza neza. Aramubwira ati ubukene ntabwo ari bwiza, inzara nimara kukurya uzagaruka. Umwana wese ahindukira ava aho ngaho, ndetse n'agahinda kenshi cyane. Abashuti ba papa we ntago bari abantu beza, ndetse hari undi wigeze kumubwira ngo abe umugore we wa kabiri. Undi aramubwira ngo nzaguha amafaranga, ngo ariko agomba kuza bakajyana muri hoteli. Ndetse na onkire we nyirarume nawe yigeze kumuhamagara umugoroba umwe, aramubwira ati Isoke nshobora kugufasha, ariko ntabwo naguha amafaranga y'ubuntu, uri umukobwa mwiza cyane. Umwana ahise ajugunya telefone hasi, umwana atangira kurira. Yari amaze kubona yuko isi ititaye ku mfubyi. Ubwo muri iryo joro Isoke yaje kwicara aho ngaho mu cyumba atabona, tegereje barumuna ubwo bari basinzira uko ari batatu. Yatangiye kwibuka uburyo bakundaga guseka mbere y'uko ababyeyi babo bitaba Imana. Yatangiye kwibuka ijwi rya mama we, atangira kwivugisha muri we ati nimba isi ishaka yuko mbi ndaya nkigurisha kugira ngo barumuna banjye barye, kanone iyo si igumana amafaranga yayo, ntabwo nzigira nigurisha. Nuko umwana yitegereje ibitabo bye, yitegereza iniforume y'ishuri. Yatangiye kwibuka dreams yari afite,
ariko azunguza umutwe atangiye kuvuga ati byanze bikunze abana bagomba kujya ku ishuri, niyo najya koza amasahane bagomba kwiga bakarangiza. Nuko rero uyu mwana ku myaka y'18, umwana yaje gufata umwanzuro wo gufata future ye akayisacrificinga, akayitangamo igitambo kugira ngo barumuna be bige barangize. Umwana yahise areka ishuri. Umunsi wakurikiyeho yahise yerekeza mu isoko ajya gushaka ibyo gukora. Uyu mwana rero ahangaha niho yatangiriye urugendo rw'agahinda. Uyu mwana afite imyaka 18 yonyine, ariko mu by'ukuri ahangaha noneho ntabwo yaracyumva nk'umwana mutoya. By'ukuri ubuzima bwari bwaramuhinduye umugore kandi ufite inshingano z'urugo ndetse n'abana be. Buri gihe iyo umwana yabyukaga yitegerezaga ya niforume ye aho yabaga imanitse aho ngaho, agatangira kwibuka uburyo yari afite inzozi, ariko atangira kuvuga ati nyagasani ntabwo ari njyewe, ahubwo reka barumuna banjye bige, reka barumuna banjye bagire ibyo nakagombye kugira. Nuko rero Isoki yaje kujya kwikopesha amafaranga 2,000. Ahangaha amafaranga yari yatse mama Rebeka. Rero yaranguye ubunyobwa ndetse n'amazi. Buri mugoroba yikoreraga tray iriho amazi ndetse n'ubunyobwa ku zuba ryinshi cyane. Bamwe na bamwe baraguraga ndetse abandi bakamwirengagiza. Ahangaha uyu mwana yagiraga nimugoroba ibirenge bye byamaze gutukura, byamaze kubyimba. Ko rero ubwo yabaga agarutse mu rugo yaratekaga agatekera abana utwo kurya utwo yabashije gukorera, noneho akitegereza uburyo barumuna be bari kurya. Ahangaha aba barumuna be babaga bari kurya, we arimo yinywera amazi. Rimwe na rimwe wa mwana mukuru mukuru muri aba bandi batatu yarabibonaga yuko uwo mukuru atari kurya, akavuga ati sister kutigize urya. Noneho Isoka akamusekera akavuga ati nariye mu isoko, ugira ubwoba nariye. Ariko mu by'ukuri iyo byageraga mu saa sita z'ijoro igifu cyaramuryaga, yarabyukaga yarangiza agafata mu nda agatangira gusenga bucece. Uko rero imyaka yagiye itambuka yakomeje guhatana n'ubuzima. Yatangiye kujya akora ibiraka byo kujya gukoropa mu mazi atandukanye. Ahangaha abakire bamurebaga nk'umuntu utari umuntu, utari kiremwa muntu. Yafuraga imyenda y'abaturanyi be, ndetse rimwe na rimwe n'igihe yajyaga ahantu bari kubaka akajya gusaba ibiraka. Nuko umunsi umwe yigeze kwerekeza kuri supermarket agiye gusaba akazi manager wahangaha. Ko manager aramwitegereza amuhera ku birenge byiza ku mutwe, arambwira ati ntabwo dukeneye hano abantu nkawe, genda ujye gushyingirwa ushaka umugabo. Umwana yavuye aho ngaho n'amarira menshi. Ariko igitondo cyakurikiyeho wa mwana yari yagarutse ku muhanda, none ari gucuruza imigati. Uyu mwana afite courage ndetse afite determination. Wa mwana rero yaje guhinduka, ya sura ye nziza yari afite, rwa ruhu rwiza yari afite rwatangiye kwangirika, intoki ze zatangiye kwangirika, isura ihinduka umukara kubera izuba, ndetse za nzozi ze yari afite mu mutwe zatangiye kugenda nk'umwotsi. Ahangaha kugira ngo abashe kwishyura igihembwe kimwe cy'amashuri y'aba bana yabaga ari intambara nini cyane. Ahangaha rero ese ubwo yararangije amashuri ya secondaire yaje kubona admission yo kujya muri university. Ahangaha noneho Minervale yari amafaranga menshi cyane kuri Isoke. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje gufata umwanzuro agurisha iherena rya zahabu rya mama we yari yarasize kugira ngo abashe kwishyurira uyu mwana ajye kwiga muri university. Ubwo nyuma rero wa mwana wundi Ivy yaje kubona nawe admission. Isoke noneho yatangiye kujya byuka saa 10 za mu gitondo. Ahangaha yacuruzaga ibintu bijyanye nka baji cyangwa se ibintu bijyanye n'amandazi ku muhanda. Nyuma rero Osasi nawe yaje kubona admission nawe. Ahangaha noneho Isoke yari amaze gusaza kubera no gukora cyane. Mu by'ukuri uyu mukobwa Isoke yari amaze gusaza ariko asaje imburagihe. Ahangaha nubwo yari afite imyaka 30, ariko noneho waramureba ukabona umukecuru, ariko yaragiseka. Ahangaha nijoro ubwo barumuna baga basinziriye, Isoke yarabyukaga agapfukama
akavuga ati nyagasani urambona, urabizi neza ko ndi umunyantege nkeya. Akavuga ati ariko nyagasani ndakwinginze mpa imbaraga, ndakwinginze reka aba bana barumuna banjye batsinde, reka ndakwinginze nyagasani kugira ngo igitambo cyanjye kigire agaciro. Muri ako kanya yatangiraga kurira, ariko mu gitondo umukobwa yabyukaga afite determination. Rimwe na rimwe yahuraga n'abakobwa bafite imyaka nk'iye, byaraciyemo bagenda mu mamodoka, abandi barashatse, bakamwitegereza ndetse rimwe na rimwe bakamuseka. Ahangaha mu by'ukuri yarebaga ubwo buzima akumva nawe bwari bumukwiriye kandi bwari kumubera, ariko yarebaga barumuna be akavuga ati njyewe nzakora ishoboka byose, ariko barumuna banjye ntabwo bazasafaringa, nibaramuka batsinze nanjye nzaba nsinze. Akavuga ati nibaramuka bize neza bagatera imbere nanjye bazanteza imbere. Ahangaha rero imyaka ntitinda, imyaka yarihuse cyane. Ese rero yaje kugraduatinga muri business administration. Nuko rero ku munsi wa graduation uyu mukobwa yaje gufata ifoto ndetse n'abagenzi be biganaga. Isokero yaje kuza muri ibyo birori yambaye agatenge gashaje. Ahangaha ubwo barimo bifotoza, we yarahagaze aho ngaho hafi yabo arimo yitegereza murumuna we yumva yishimye cyane, amwishimiye. Nuko ubwo rero Envie nawe yagraduatingaga. Uyu mukobwa Envie yapostinze amafoto menshi cyane kuri Facebook ye. Mu by'ukuri ubwo Isoke yarebaga aya mafoto kuri Facebook ya murumuna we yarishimye cyane, yumva arabyishimiye. Yaravuze ati nyagasani warakoze, ntabwo nigeze mvunikira ubusa. Osasu nawe yaje kugraduatinga muri mass communication. Uyu mwana w'umukobwa niwe mwana wari sharp cyane muri bose. Ahangaha yakunda gupostinga amafoto kuri Instagram ndetse no kuri Facebook. Ahangaha rero babakobwa uko ari batatu baje guhinduka abakobwa bari class cyane, bavugaga icyongereza gisobanutse, bambaraga amawigs meza ndetse bagafite amahandbag ari very expensive. Ariko uko bagendaga batera imbere, Isoke yari ameze nk'aho ari kugenda ajya mu gicucu. Bwa mbere aba barumuna be bageragezaga kumva ndetse no kubona ko mukuru wabo yemeye akitanga, yatanze igiciro gikomeye cyane kugira ngo babashe kugera aho bageze. Rimwe na rimwe hari ubwo bamubwiraga ati sister, Imana ijye iguha umugisha ku byo wadukoreye, ariko mu gihe gito cyane indimi zabo zaje guhinduka. Rimwe na rimwe wabonaga yuko batewe n'isoni yo kuba bari kumwe nawe. Nuko umunsi umwe ubwo Isoke yarari mu biro bya murumuna we, abashuti be baje kuza aho ngaho, baramubaza ati ese uyu ni mukuru wawe? Ese yarasetse arambwira ni mukuru wanjye, aba yaje kundeba, ntabwo aba hano hafi. Ahangaha arashatse kugaragaza yuko ukuntu agaragara ari umuntu uba mu cyaro. Nuko muri uwo mugoroba uyu mukobwa yaje kugira mukuru aramubwira ati sister, wankojeje isoni uyu munsi, urabona ukuntu wambaye, ikindi gihe ntuzagaruka mu biro byanjye utambwiye utaneguje. Aya magambo yaramubwiye asa nkaho yamukomerekeje umutima. Nuko ikindi gihe Envie nawe yaramwatatse aravuga ati sister, wagerageje ukagira ikintu ukora mu buzima bwawe, imyaka ufite, nta mugabo ufite, nta mashuri wize, abantu batangiye kujya bakuvuga. Isoke nta kintu yigeze avuga, yashunguje umutwe gusa, afata amarira yiyanga kurira imbere y'umwana. Ibitambo byose yari yaratanze ahangaha kugira ngo abyishimire, ahubwo byari bitangiye kuvamo ikimwaro, ndetse ikimwaro mu maso y'aba ngaba yari yarahaye buri kimwe cyose. Isoke ahangaha rero yamaze kurusha imyaka igera kuri 33, atarashyingirwa, atarigize yiga, ndetse asa nkaho atazwi. Mu by'ukuri Isoke ahangaha yari ari kubaho nk'igicucu mu muryango we. Abagabo bamwe na bamwe bari batangiye kujya bamuseka, ese bimeze bite, ikibazo ufite ni ikihe? Ahangaha ariko yarabasekeraga, ariko muri we mu by'ukuri yabaga ari kumeneka umutima. Barumuna be barimo bazamuka bihuta cyane,
ariko we yasaga nk'aho ari kugenda agwa mu cyobo. Ariko mu by'ukuri aha ngaha Isoke yagumanye icyizere, atangira kwibwira muri we ati wenda umunsi umwe ibintu bishobora kuzahinduka, umunsi umwe Imana izanyibuka. Hari hashize imyaka igera kuri 15 Isoke avuye mu ishuri, atongeye kwicara ku ntebe y'ishuri. Imyaka 15 acuruza mu muhanda ubunyobwa ndetse n'amazi. Aha ngaha rero barumuna be uko ari batatu bari baramaze kugraduatinga, bafite akazi keza, barimo baribera mu buzima bwabo bwiza bushyashya. Ariko kuri Isoke ubuzima bwe bwari bumeze nabi. Bwa mbere ibintu bimeze nk'aho biri nomo. Iyo yabasuraga mu ngo zabo baramwakiraga, ariko nyuma byatangiye kugenda bihinduka. Wa mwana w'umukobwa ese yatangiye noneho kumujya kure, imviye nawe yatangiye kumujya kure. Korera icyumweru kimwe nyuma y'amasengesho, Isoke yaje kumwegera hanze kuri gate, aramubwira ati mviye mukobwa wanjye, ibi ngibi mubwira kumusekera, ese umeze te? Imviye yahise amureba n'uburakari bwinshi, aramwitegeza amureba ku mutwe kugeza ku birenge, aramubwira ati meze neza. Ese ni kubera iki buri gihe uba usa gutyo? Nta kuntu wakwiupgradinga ukambara neza ugasa n'abantu? Isoke yazunguje umutwe, aramubwira ati hivi, urabizi yuko nta kintu mfite? Njye nari nje kugusuhuza. Imviye yahise yise umutima, arangije asa nk'utunganya wigiye, aramubwira ati sister, urabizi rimwe na rimwe hari igihe ngira n'isoni zo kubwira abantu yuko mfite sister wanjye mukuru. Ntabwo witwara nk'aho uri sister wanjye. Aha ngaha wagombye kuba unafite umugabo. Abantu barimo barambaza ibibazo ntafite uburyo nabibasubiza. Aya magambo yaramubwiye, yamukase mu mutima nk'aho wacishijemo icyuma. Isoke yasa nk'aho fosinga smile, amarira yahise amuzenga mu maso. Aramubwira ati hivi, nta kibazo, ndabizi ko umunsi umwe Imana izanyibuka, Imana izansubiza. Ariko muri iryo joro yagiye mu buriri atangira kurira amarira menshi cyane. Umusego yari yiseguye niwe waruza agahinda yari afite. Sasa wa mwana w'umukobwa mutoya muri bo, uyu mwana akaba yarigeze kuba nk'aho ari umwana wa Isoke, ndetse umwana yahekaga, umwana yafashe yareze nk'aho ari umwana w'uruhinja, ndetse umwana yareze nk'aho ari umubyeyi wamubyaye. Aha ngaha uyu mwana niwe wari waramwiciyeho cyane, ndetse yaragiye kure ye, ndetse bose ntabwo bapfa kumubona. Umugoroba umwe ubwo Isoke yari arimo muri telefone, arimo areba amafoto kuri Facebook ye, telefone y'umuturanyi, muri ako kanya umutima waramusimbutse. Aha ngaha yabonye Osas yambaye ikanzu y'umweru, ndetse ahagararanye n'umugabo muremure cyane, nawe yari wambaye ibubu. Aha ngaha caption yaravugaga ngo congratulations kuri Osasu ndetse na Adekumu. Abangabo uko ari babiri bari bamaze gukora mariage. Aha ngaha Isoke umutima waramusimbutse, aravuga ati ntabwo bishoboka, murumuna wanjye aba yashyingiwe. Isoke yatangiye kurira cyane. Sister we yareze, sister we yafashe nk'umwana we, yashyingiwe kandi nta nubwo yigize anamutumira, nta nubwo yigize amubwira ko agiye gushyingirwa byibuze. Uyu mukobwa intoki zatangiye gutitira, yatangiye kurira, atangiye kuvuga ati nyuma ya buri kimwe cyose nabakoreye, nta nubwo yifuza ko naba ndi mu bukwe bwe. Nuko wa muturanyi waramutijije telefone, yumvise impuhwe zimufashe, nuko amufata ku bitugu, aramubwira ati Isoke, ihangane, wenda ntabwo bashaka kugutera umwanya. Ariko Isoke yari abizi, Isoke yari azi ukuri, ahubwo bumvaga bafite ikimwaro cyo kumubona. Guhera uwo munsi ibintu byatangiye no kuba bibi kurushaho. Aha ngaha barumuna bose baramwiciyeho mu mapatizi atandukanye. Aha ngaha bari introducingaga kandi bari proud, ariko ntabwo bajyaga bavuga izina rye. Ngo yumvise muri umunari kubwira umuntu wari umaje kuri wawe mukuru ari hehe,
ngo aramubwira ngo no ntabwo wagombye kumbaza uriya ngo uriya ngo ameze nk'umugore wo mu cyaro. Aha ngaha mu by'ukuri uburyo bamuteshaga agaciro byatangiye kujya bijya mu misokoro ye. Nuko ijoro rimwe yaje kwicara hanze, mu by'ukuri nta muntu wari uri aho ngaho. Nuko yifashe mu bituza aravuga ati nyagasani, ese ni ibi ngibi nagombye kwiturwa? Ese ibi ngibi nibyo nishyuwe mu gahinda kose naciyemo? Natanze buri kimwe cyose, naretse kwiga, naretse ubuto bwanjye ndetse n'umubiri wanjye ndetse n'inzozi zanjye kubera bo, none bari kumfata nk'umwanda. Umukobwa yatangiye kurira aho ngaho. Aha ngaha muri iryo joro umutima we yumvise umenetse. Nuko rero hashize iminsi yaje kongera atira umuturanyi telefone, yagiye kuri Facebook atangira guscrollinga, yatangiye kureba kuri ya mafoto ya mariage ya murumuna we. Aha ngaha mu by'ukuri mu comment hari mu comment nyinshi cyane, ariko aha ngaha mu by'ukuri muri izi comment zose nta muntu n'umwe wigize umentioninga Isoke. Aha ngaha mu by'ukuri Isoke yarameze nk'aho atakibaho. Yumvise ibitugu bimuremereye, yatangiye kwibwira muri we ati aba bana baransibye, nabaye ubuzima bwanjye, barangije baransiba. Yahise ashyira telefone hasi aricara, atangiye kwitegereza igikuta. Bwa mbere yumvise atazi ukuntu yiyumvisemo. Nuko nyuma y'igihe rero ubwo uyu murumuna we yaramaze gukora mariage, bwa mbere kuva ababyeyi be bapfuye, yumvise muri we yicujije ibyo yari yatanze byose, sacrifice zose yari yatanze, buri kimwe cyose yatanze, ubuto bwe yatanze. Aha ngaha noneho byari bimeze nk'aho nta kintu yakoze. Aha ngaha yatangiye kubona yuko atangiye kumera noneho nk'igicucu. Abaturanyi babashije kubibona, batangiye kumubaza ati Isoke urarwaye? Aha ngaha ni mama Rebecca wari umubajije. Aha ngaha yagerageje gufosinga smile, avuga ati mama oya, ndumva naniwe gusa. Ariko muri we yari ameze nawe yari arimo apfa. Isoke noneho ntabwo yari akibasha kujya gusenga. Buri cyumweru yahagararaga imbere ya miruwari ye akireba, akabona umugore umuhagaze imbere ari kugaragara nk'umugore ukuze cyane. Mbega yari akuze kurusha imyaka yari afite, n'uko yasaga ntabwo byanganaga. Y'amaso meza yagiraga yari yatangiye kuba umuhondo, rwa ruhu rwe rwarangiritse. Yatangiye kwibaza ati ese ubu ndinde? Ntabwo ndi umugore, nta nubwo ndi umumama, ndetse nta nubwo ndi umunyamashuri. Aha ngaha rero Isoke yatangiye guta ibiro, ndetse ibyo kurya biramunanira. Atangira kwibagirwa guseka. Yicaraga amasaha menshi cyane ari kwitegereza, ariko nta kintu ari kureba. Yatangiye kujya ahora arira. Ijoro ryose yabaga ari kurota, akibona muri class ari kwiga. Yahitaga abyuka. Nuko umunsi umwe ari kuwa mbere mu gitondo yaje kugira courage, yatangiye kwitekereza kuri we. Atangiye kuvuga ati wenda ndamutse ngiye kureba ese nkamusanga mu biro bye, kubera ko ese yari yamaze kuba bamaze kumupromotinga. Aravuga ati ndamutse ngiye kumureba nkamanga ku biro bye, byibuze nkamubwira ni congratulation. Aha ngaha wenda ashobora kwibuka ndetse akagira ikintu yibuka. Wenda ashobora kwibuka mukuru we wigeze gucuruza ubunyobwa kugira ngo amwishyure minerivare. Aha rero yaje gutira agakanzu. Nuko yarangije ava aho ngaho yerekeza ku biro bya murumuna we. Umusekirite aramwitigije guhera ku birenge kugera ku mutwe. Aramubaza ati ese urashaka nde? Umukobwa aramubwira ati ndashaka kureba murumuna wanjye. Aramubwira ati ndashaka kureba ese Omoregi akora aha ngaha. Nuko umusekirite amubaza ati ese ibyo uvuga urabizi? Aramubwira ati umuntu abantu bameze nkawe ntabwo bakunda kuza aha ngaha. Aramubwira ati ari kwicara cyane hariya. Ko umureceptioniste umwe aho ngaho yahise afata telefone, arahamagara ati ma, hari umuntu hano uri kuvuga yuko ari mukuru wawe. Nuko mu minota mikeya ese yaje kugaragara aho ngaho. Ese yasaga neza cyane, yambaye costume ndetse n'akamekapu. Ariko ubwo yakubitaga amaso Isoke yahise aba shocked. Aramubwira ngo sister, niki uri gukora aha ngaha? Yahise amufata amushyira ku ruhande. Aramubwira ati narinje kugufelicita, numvise yuko baguhaye promotion, ndumva nkwishimiye.
ese ndakwishimiye, ese arakara. Ahangaha abakurege barimo bamureba nuko arangije agabanya ijwi, arambwira kuki utampamagara mbere yuko uza, ntabwo wagombye kugaragara mu bantu umeze gutyo, abantu baba bari kureba Isoke. Muri ako kanya Isoke yumvise acitse intege, arambwira ati ese ndi mukuru wawe, ese ntabwo ushaka ko abantu bamenya. Ese isura ye yatangiye guhinduka, arambwira ati no, ntabwo ari ibyo ngibyo abantu baravuga, ntabwo nshaka yuko nkoze isoni ahangaha. Aya magambo yo kumbwira ngo amukoreshe isoni yaramwangije mu mutima we. Ahangaha yahise yifata mu gituza. Muri uwo mugoroba yavuye aho ngaho yerekeza mu rugo agenda gake gake, amaguru yararemereye cyane, ibitugu bye yumvaga bimuremereye. Yatangiye kwibuka amagambo murumuna we yamubwiye, yongera kuyibuka. Nuko muri iryo joro Isoke yaje kwicara mu cyumba cye kitanabona, harimo akabuji kamwe gusa. Yatangiye kwivugisha muri we ati nibyo koko, ibi ngibi nibyo ubuzima bwanjye buhindutse, noneho na barumuna banjye bakojeje isoni nanjye. Aba barumuna banjye nabaha ubuzima bwanjye, none bari kumbwira ko mbakoze isoni. Amaso yaje kwerekeza ku gacupa ka insecticide, nuko arangije aragaterura. Atangiye gutekereza ati ese wanyweye uyu muti, ese ndamutse nyweye uyu muti ntabwo byose byarangira. Ahangaha yashaka kwiyahura, ntabwo nazongera kugira ikimwaro, ndetse nta n'inzara nazongera kugira, ndetse nta nubwo nazongera kumva mfite irungu. Yafashe wa muti asa nk'uwogereza ku munwa, yatangiye kurira. Ahangaha mu mutwe we yatangiye kuzenguruka, atangira kwibuka memories. Yatangiye kwibuka mama ari guseka, atangira kwibuka ijwi rya papa we, atangira kwibuka ba barumuna be bakiri batoya. Ariko nanone yatangiye kwibuka ya magambo papa yamubwiye bwa nyuma. Yaramubwiye ati uzite kuri barumuna bawe. Yahise afata rya cupa ritereka hasi, atangira kurira cyane. Atangira kubaza ati none se ninde uzanyitaho. Yaraye ijoro ryose ari kurira, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe yigeze uza kumureba. Nuko igitondo cyakurikiyeho yaje kugenda mu muhanda. Mu by'ukuri mu bwonko bwe hari harimo umwijima mwinshi cyane. Mu by'ukuri yumvaga atagaragara, se nk'aho ari invisible, yari ameze nk'aho ari umuzimu. Ubwo rero yarakase mu gakorosi kamwe, agiye kumva yumva akajwi gatoya, yumva akana kaje kavuga ngo anti Isoke. Yahise ahindukira. Ahangaha hari akana kitwaga David gatoya, kari gafite imyaka 6, kari ak'umuturanyi we. Kaje rero gaseka, kari gafite igice cy'umugati. Karamubwira ati mama wanjye arambwiye ngo uyu mugati. Isoke yaragaza arakitegereza. Mu by'ukuri yabonye uburyo aka kana kari kumuha umugati, ndetse kari innocent, ndetse gafite urukundo. Yaje kubona yuko aka kana gafite urukundo kurusha n'abantu bakuru. Yahise aca bugufi aragahobera, atangira kurira amarira menshi. Ubwo yari ari kugahobera akabwira ati mwana wanjye urakoze. Aka kantu uyu mwana yaramukoreye kubugira neza, aka kantu ntabwo yari yakiteguye. Ahangaha rero aka kantu uyu mwana yaramukoreye hari ikintu kamuhinduye mu mutima we. Yahise abona yuko nubwo barumuna be bamwirengagije, ariko hari ayandi maroho ashobora kumubona ndetse amwishimiye, ndetse hari abandi bantu bamuha agaciro. Yatangiye kuvuga muri we ati nyagasani, wenda ntago urandekura, uracyari kumwe nanjye, hari byinshi unteganyiriza. Muri iryo joro ubwo yari aryamye ku musambi, yaje kwitegereza hejuru mu gisenge, aravuga ati ntabwo nzapfa gutya, ntabwo nzi uburyo, ariko umunsi umwe ndabizi neza ko Imana izanyibuka. Umunsi umwe ndabizi neza yuko uzampanagura amarira. Nuko igitondo kimwe ari ku cyumweru, ahangaha iki cyumweru cyari cyatangiye nk'ibindi byumweru. Mu by'ukuri Isoke n'ubundi yarababaye. Mu by'ukuri ijoro ryari ryatambutse, ntabwo yari yasinziriye. Ahangaha mu by'ukuri ubwonko bwe harimo atekereza ibintu byinshi cyane. Yatangiye gutekereza ati ariko kuki ababyeyi banjye bapfuye? Ese ubu ngubu iyo nza kujya ku ishuri, ese ubu ngubu kuki barumuna banjye batanshyigikiye? Ahangaha mu by'ukuri mu bwonko bwe harimo yibaza ibibazo byinshi cyane. Muri icyo gitondo yumvaga atajya gusenga. Mu by'ukuri amaso ye yari yatukuye kubera kuri iri joro ryose,
ndetse n'umutima we wari uremereye cyane, ariko hari ikintu muri we, hari ikintu cyamupushinze, ngo ahaguruke. Yarahagurutse aroga, nuko yambara agatenge aragenda ava aho ngaho ajya gusenga. Yaje kugera aha ngaha mu rusengero yicara inyuma. Mu by'ukuri yicaraga inyuma kugira ngo hatagira n'umubona. Mu by'ukuri aka gatenge gashaje yaba gakenyeye kamwibutsaga yuko atakagombye kuba yicaranye n'abantu bambaye neza. Nuko byaje kuba umugabo muremure yaje kwinjira aha ngaha mu rusengero. Uyu mugabo yari hambo cyane. Mu by'ukuri umugabo yatambukaga ari steady, ndetse amaso yuko yarebaga nk'umugabo uri serious cyane. Uyu mugabo yari yambaye ibintu biri simple, yambaye agashati k'umweru ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara. Ariko hari ikintu kidasanzwe kuri we. Isoke akimubona umutima warasimbutse. Uyu mugabo bamwitaga Osanhon. Uyu mugabo yari yarakuranye n'uyu mukobwa Isoke. Uyu mwana akiri muto, y'abakiri bato bakijyana ku ishuri, niwe wamutwazaga school bag. Ndetse uyu mwana bakiri bato yajyaga amukinisha. Bari ahantu bakunda gukinira munsi y'igiti cy'umwembe, akamuhurura bakamubwira ngo nibakura ngo azamushyingirwa, azamushaka. Uyu mugabo rero akiri umwana yari yaravuye aho ngaho muri icyo cyaro ajya mu mujyi. Hari hashize imyaka myinshi cyane. Aha ngaha rero yari agiye mu mujyi, agiye kwiga ndetse agiye kureba ko yatera imbere. Aha ngaha mu by'ukuri uyu mugabo yari yarabaye umugabo koko. Nuko Isoke akimubona ati Osaho, umutima watangiye gutera cyane. Muri ako kanya Isoke yashakaga kwirukanka, yashaka kujya kwihisha. Mu by'ukuri yumvaga ashaka kujya kwihisha kubera uko yagaragaraga, ariko byari byarangiye, yari yatinze. Mu by'ukuri bari bamaze kurebana. Nuko muri ako kanya umusore yaramubajije ati Isoke. Mu by'ukuri yumvaga atabyizera. Isoke yatangiye kugira ubwoba, yagerageje gufosinga smile, iminwa ye yatangiye gutitira. Ntabwo atusaho aramwegera. Ubwo rero yarahagaze imbere ye, yaramwitegereje cyane, yitegereje mu maso ye. Aramaze se ni wowe nyuma y'imyaka yose? Nuko aramubwira ati Isoke. Aramubwira ati ni njyewe. Ariko Osanhon yaje kubona nyuma y'iyo myenda yari yambaye, yabonye nyuma y'amaso yarananiwe. Yaje kureba wa mukobwa yigize kumenya kera bakiri abana. Yazi nuko uno mukobwa yahoraga yisekera ndetse yarafite umutima mwiza, ndetse yarazi ko ari umukobwa wahoraga amubwira ko afite inzozi zo kumucamanza. Yatangiye kwibuka ko uyu mukobwa yajyaga amuha ubunyobwa iyo babaga bari gukina ku ishuri. Nuko aramubwira ati ntabwo wigeze uhinduka. Uyu musore yabivuze mu ijwi riri hasi. Isoke uracyari wa wundi. Mu by'ukuri aha ngaha yashaka kumubwira ko yahindutse. Yashaka kumubwira yuko ubuzima bwamubereye bubi. Yashaka kumubwira ko ubuzima bwamutengushye, ko ubuzima bw'ibyo inzozi ze ndetse bukamusiga n'inkovu nyinshi cyane. Ariko ntabwo yabashije kuvuga, ahubwo igitonyanga cy'amarira cyavuye mu maso kiragwa. Muri ako kanya Osaho yahise amuhanagura. Nuko rero barasohotse nyuma y'amateraniro, bicara aho ngaho muri compound y'urusengero, bicara munsi y'igiti, batangiye kuganira. Aramubwira ati numvise ibyerekeranye n'ababyeyi banyu. Aramubwira ati wihangane Isoke, ntakagombye kuba nagarutse mbere, ntakagombye kuza kukureba. Ngo Isoke azunguza umutwe. Aramubwira ati ntabwo wakwirenganya, ubuzima ni uko bigenda biraba. Nuko amura mu maso. Aramubwira ati Isoke mbwira, ese ni ukubera ko utakomeje kwiga? Ndabyibuka neza yuko wari umuhanga muri twese, ndetse igihe cyose wabaga uwa mbere. Aha ngaha hashize umwanya munini atarabasha kumusubiza. Ngo nyuma yaje kumusobanurira. Aramubwira ati naretse kwiga kugira ngo mfashe barumuna banjye, bari bankeneye cyane. Nari nkeneye gukora ibishoboka byose ngakora kugira ngo bajye ku ishuri. Ubu ngubu bose baragraduatinze ndetse barakora. Osaho yatangiye gutungurwa. Aramubaza ati none watanze sacrifice, buri kimwe cyose uragitanga kubera bo? Umukobwa aramubwira ati yego, ariko ubu ngubu ntabwo banshaka.
bamfata nkaho ntacyo ndicyo. Ako kanya bose baracecetse. Usanga mu by'ukuri yatangiye kumva afite uburakari bwinshi cyane. Usanga yarumvise amakuru menshi cyane, yumva abantu bahemuka, yari yaraciye muri byinshi, ariko kumva umuntu wafashe ubuzima bwe akabushyira mu kaga kugira ngo barumuna be bige bagire ubuzima, bamara kubona ubuzima bakamufata nkaho ntacyo ari cyo, yumvise bimubabaje cyane, byatangiye kumurya mu mutwe. Nuko nyuma yaje kumwitegereza arambwira ati soke, wafashe ubuzima bwawe ubuha abandi. Ahangaha rero noneho hari umuntu watanze ubuzima bwe kubera wowe. Isoke yari kanze aba yumva abaye confused. Aramubaza tushatse kuvuga iki? Usaho arangije yitsa umutima, arambwira ati ndashaka kugushyingirwa. Arambwira ati soke, ndashaka nguhe buri kimwe cyose wabuze. Ndashaka kuguha amashuri, ndashaka kuguha urukundo, ndashaka kuguha cyubahiro, ndetse ndashaka no kuguha ibyishimo. Ndashaka nguhe buri kimwe cyose, ndetse kubera ko uragikwiriye. Muri ako kanya umutima wese uhagarara. Yaramwitegereje, ntabwo yumvaga andi magambo yakongeraho. Aramubaza turashaka kunshyingirwa. Arambwira ati usaho, nyitegereza ndakuze cyane, nta kintu mfite, nta nubwo ndi mwiza nk'uko nari meze, nta nubwo nigeze niga usaho. Nuko usaho ahita amuvugiramo. Ahangaha usaho yari arimo mwitegereza, ntabwo yahumbyaga. Arambwira ati soke, ntabwo ushaje, ahubwo icyo ukeneye wowe ni ukwitabwaho. Uri mwiza isoke, ndetse uri buri kimwe cyose, ndetse uri umugore uri strong nigize namenya, ndetse naragukunze kuva tukiri abana. Ntabwo rero byigize bihinduka. Ahangaha rero ubwo amakuru yaje kuba spread, abantu bakabimenya ko Isoka agiye gushyingirwa. Ahangaha abasisita be batangiye gusara. Ntabwo bari basaze kubera ibyishimo, ahubwo bumvaga batabyumva. Shingirwa? Uyu nguyu ni ese? Myaka yawe ugiye gushyingirwa? Ninde wagushyingirwa? Ntabwo n'umugabo yaba ari impumyi. Vivi yarasetse cyane. None nyuma y'iyi myaka yose ari umugabo ukugiriye impuhwe ashaka kurongora? Ese ubu urumva koko mariage izagenda igasiba yuko wavuye mu ishuri? Sasa nawe ahangaha noneho yari arimo amubwira n'ijwi ribi cyane. Arambwira ati soke, turakwinginze ntuzadusebye. Niba ushaka gushyingirwa uzagenda ubikore mu ibanga, ntuzadushyire muri ibyo bintu. Ntuzigere uzana amazina yacu ngo yashyire muri ubwo bugoryi bwawe. No magambo bamubwiraga bose yagiye amukata ku mutima nk'ukata amucishijemo icyuma. Iburi nterura yose yamwibutsaga yuko ibyo yakoze byose, akazi, amajoro, inzara, sacrifice zose yatanze, bano bakobwa, bano barumuna we batazigera bamubona nk'umuntu ufite agaciro. Ariko kuri uyu munsi Isoke ntabwo yigize arira. Isoke yumvaga afite imbaraga muri we. Nuko aramwitegereza, aramubaza ati se uri kunyita ikimwaro? Ariko njyewe ubwanjye niyita igitambo. Aramubwira ati ushobora kunseka ubu ngubu, ariko umunsi umwe uzamenya icyo bisobanuye gutanga ubuzima bwawe kubera urukundo. Arangije ahita yindukira aho ngaho arisohokera. Nuko nyuma y'icyumweru, ahangaha kuri airport, Isoke yarahagaze afite Bibiliya yishaje mu ntoki, ndetse afite n'agakapu ke gatoya. Mu by'ukuri Isoke ahangaha byibuze yari afite icyizere muri we. Ubwo indege yari irimo yitegura guhaguruka, yaje kurebera mu idirishya, areba ahantu avuye yavunikiye, ahantu yaririye, ndetse ahantu yaterewemo agaciro. Atangira kwibuka amasura y'abarumuna be, abona uburyo bamurejectinze. Yahise ahanagura amarira ye, arangije arasenga isengesho ritoya. Aravuga ati nyagasani, nabahaye buri kimwe cyose, barangije basiga nta kintu bansigiye, ariko wampaye wose aho, warambonye, waranyibutse, warakoze Mana. Usaho yahise amufata ibiganza, arabikomeza cyane. Aramubwira ati Isoke, guhera uyu munsi
ntabwo uzigera uba wenyine. Ahangaha rero ubwo indege yari imaze kugera mu kirere, ahangaha Isoke yarasize wa mujyi yari yababariyemo. Isoke yumvise hari ikintu yumvise muri mu mutima, hari ikintu yiyumvisemo hari hashize imyaka atiyumvamo. Freedom. Mu by'ukuri yari agifite agahinda, ariko ubu ngubu mu by'ukuri yari afite icyizere. Ahangaha rero Isoke yaje kugera muri Amerika, hari mu mugoroba. Mu by'ukuri ahangaha yari ameze neza, yari afite ka handbag ke ndetse afite Bibiliya yari yayifatiye mu gituza. Uruhande rwe hari usaho nuko araseka. Ahangaha mu by'ukuri yagerageza ngo amwereke yuko atakiri wenyine, kuri umujyi wari umeze neza cyane. Ahangaha Isoke yabanje kumera nkaho ari mu nzozi, ndetse rimwe na rimwe yabaga yicariye aho ngaho ari gusoma Bibiliya, agatangira kwitegereza aho hanze, areba imihanda, areba amatara, agatangira kurira, agatangira kwibaza ngo ndetse si ibi bintu ntambikwiriye, ese ni ukubera iki, ese ni gute uyu mugabo yambaye urukundo nk'uru nguru? Ariko Osawu ntabwo yigeze ajya kure ye, ntabwo yatumaga agira ibitekerezo byinshi. Umugabo yaraza akamwicara iruhande, noneho akamwitegereza akamubwira ati Isoke, ndashaka unyumve neza, ntabwo uri ikibazo kuri jyewe, ahubwo uri umugisha kuri jyewe. Buri kimwe cyose waciyemo, buri marira warize, buri sacrifice yose watanze, ntabwo ari ibintu wajugunye. Imana yari yaraguteganyije ubuzima, none nagira ngo usezeranye yuko nzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Ndashaka nkwereke yuko uri agaciro. Osamu rero yaje gufata uyu mugore we amujyana ku ishuri. Ahangaha rero ubwo uyu mugore yerekezaga ku ishuri nyuma y'imyaka myinshi cyane kandi yari mukuru. Nuko rero ahangaha umugore yaje kujya gutangira kwiga, ubwo yiganaga n'abana bakiri buto. Bwa mbere mu by'ukuri yumvaga afite isoni, iyo yicaraga akabona abana bamuzengurutse n'abana bakiri batoya, bamwe na bamwe barasekagamo, ndetse rimwe na rimwe yavuga nk'ikintu bagaseka kubera accent ye, rimwe na rimwe bagaseka uburyo wari kurwana no gushaka kumenya kwandika neza. Ariko Isoke ntabwo yigeze abyitaho. Ahangaha uko yabaga ari kwiga arwana n'ibyo bigeragezo, yatangiye kwibuka amajoro yose yagiye arara atariye. Igihe cyose yakoraga ikintu akabona bidakunda, yibukaga uburyo murumuna we yakoze mariage ntamutumire. Yatangiye kwibuka uburyo murumuna we yamukojeje isoni muri ofisi ye, ndetse yibutse uburyo murumuna we yamubwiye ngo ni umukobwa wo mu cyaro. Byose rero ibyo byose iyo yabyibukaga byamuteraga imbaraga zo gukomeza kwiga, agashyiramo imbaraga. Buri kizamini yakoraga byari bimeze nk'aho ashaka kwigarurira cyangwa se ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo agarure icyubahiro cye, ubuzima bwari bwaramwambuye. Ahangaha rero Isoke yaje guhinduka, ariga ndetse n'icyongereza cye kiba cyiza, ndetse confidence ze zitangira gukura, ndetse yaje gutangira kwiga gukoresha computer. Ibintu yatekerezaga yuko biri impossible, bidashoboka, yatangiye kubya accessingaho. Ko umunsi umwe yari mugoroba, lecturer we yaramuhamagaye aramubwira ati Isoke, inkuru yawe iratangaje cyane, uburyo wandika ndetse uburyo usharinga ibitekerezo byawe, ufite impano idasanzwe. Genda keka muri wowe ushobora gutekereza uburyo, ese nta buryo wakwandika igitabo? Ahangaha arasetse ariko ufite n'isoni, ese nakwandika igitabo? Nakwandika igitabo? Lecturer aramubwira ati yego. Arambwira ati ubuzima bwawe ni testimony, abantu bakeneye kumva ubuzima bwawe. Bwa mbere mu myaka yari itambutse yose, Isoke yumvise muri we hari ikintu yumvisemo, yumvise ari umugore ufite ijambo. Isoke rero yaje kugraduatinga ndetse mu cyubahiro kinini cyane. Wa mukobwa wacuruzaga amazi ndetse n'ubunyobwa ku muhanda, wa mukobwa wafuraga imyenda y'abaturanyi kugira ngo barumuna we babashe kubaho. Ahangaha yari arimo azamuka kuri stage ndetse yambaye ingofero ndetse n'ikanzu. Amarira atangiye gushoka ku matama ye, yarebye buri umwe wese wari uri aho ngaho. Arangije abona umugabo we wose aho, ndetse akoma mu mashyi amwishimiye cyane. Yatangiye kwibuka ababyeyi be, atangira kwibuka uburyo papa we yari umuntu w'inyangamugayo,
ndetse yatangiye kwibuka uburyo yari ameze akiri umwana mutoya, aratangira none kwibuka amajoro yose yaraye atariye, inzara iri kumwica ndetse ari ku marira menshi. Aha arangije aravuga ati Imana yaranyibutse. Nuko umugoroba umwe ubwo yari yicaye hafi y'idirishya, telefone ye yaje gusona. Aha ngaha yari message yaturutse kuri Facebook. Akibona izina ryatumye umutima wumusimbuka. Aha ngaha yari murumuna we ese wa mukobwa wamusebeje, wa mukobwa wamusebeje mu biro bye, wa mukobwa wamwise ngo ni shame, ngo ni ikimwaro, wa mukobwa wamubwiye ngo ntagakoze isoni umuryango, ngo yaramwandikira aramubwira ati soki ndakwinginze mbabarira, nini ubufasha bwawe, buri kimwe cyose cyarangiritse, umugabo wanjye yarantaye, nabuze akazi, ntabwo nzi ahantu najya ubu ngubu. Isoke intoki zatangiye gutitira, yahise atangira kwibuka memories zose yibukura mu ukuntu yamukojeje isoni imbere y'abantu. Atangira kwibuka uburyo batamutumiye muri mariage. Mu kanya gatoya muri we yatangiye kumva agize umujinya. Ese niye mpamvu yari gutuma amufasha? Ese ni gute yari gufata ibiganza bye akabifashisha abantu bamutengushye, abantu yatanze sacrifice kugira ngo bakure bangiza bakamutenguha? Yafunze amaso ye atangira kurira. Aha ngaha yahise yibuka amagambo Sawo yamubwiye wa mugabo we amubwira turi impano. Nanone arongera yibuka umurongo wo muri Bibiliya mama we yajyaga amubwira, ukwihorera n'ukwanjye niko Imana ivuga. Nuko Isake atitira intoki, yaramusubije aramubwira ati se narakubabariye kera, ngaho mbwira urashaka iki? Baracecetse akanya gatoya. Nuko ese aza kumusubiza n'ijambo rimwe, aramubwira ngo big sister, mukuru wanjye, bwa mbere mu myaka yari ishize yose yari amwise mukuru we. Ko Isoke rero yaje kumwohereza amafaranga yari yamusabye. Nuko umugoroba umwe ubwo yari yicaye mu biro aho yakundaga kwigira, aho ngaho hari ibinyamakuru byinshi ndetse n'ibitabo, Isoke yafashe ikaramu atangira kwandika. Kuri hano niho Isoke yandikaga neza cyane. Arandika ngo ubuzima bwantwaye buri kimwe cyose, bwantwaye ababyeyi banjye, buntwara amashuri, buntwara ubuto bwanjye, ndetse buntwara n'icyubahiro cyanjye, ariko Imana inshubije buri kimwe cyose. Yampaye urukundo irucishije muri Usaho, ndetse impa n'amashuri. Nagendanye agahinda igihe kinini, ariko naketse ko ryari izina ryanjye, ariko ubu ngubu ndabibona. Izina ryanjye ni Victory, izina ryanjye ni Grace, izina ryanjye ni Isoke. Ndagushimiye rero wowe nshuti muvandimwe wabanye nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Nizere ko hari byinshi yakwigishije, nizere ko yagukanguye, nizere ko nimba utakoze pause, nimba utarangaye, hari byinshi yakwigishije nk'uko nanjye hari byinshi yanyigishije. Ndagusaba rero kugira ngo ujye muri comment section umbwire se iyi nkuru ikwigishije iki, cyane ko tugiye gutangira umwaka mushyashya. Ndakwifuriza ishya n'ihirwe, kwifuriza gutangira umwaka uri umuntu mushyashya, ndetse uri umuntu ufite intego, ndetse uri umuntu ufite ubumuntu. Mwakoze rero kubana nanjye, umwaka mushya muhire, naho utaha. Ciao ciao.